reka ngusuhuze rero nkubwira ko iyi ari Barada Vibes. Uyu munsi ngiye kwibaza nti se wabana n'umuntu umuryango we utagushaka, utagukunze, cyangwa n'umuryango wawe nawe ubwawo batamushaka? Akenshi iki ni ikibazo kibazwaho cyane, umuntu akibaza ati nkora iki? Kuko iyo mwakundanye mugafata icyemezo cyo kubana, imiryango ikabyinjiramo, usanga ari ikibazo gishegesha cyane cyane abo bantu bakundana. Hari igihe rero iyo bakwangiye umukunzi ushobora kumvira umuryango ukamureka, cyangwa se ugatsimbarara ukamushaka. Ubundi gushyingirwa, gushakana ni icyemezo kiri hagati y'umugabo n'umugore, bakemeza kubana. Ntabwo ari famiye yabo ubundi yari ikwiriye kubafatira ibyemezo. Ahangaha munyumve neza, umuryango dukomokamo ni ingenzi mu buzima bwacu. Ukeneye umuryango kuko ukeneye urukundo rwabo, ukeneye amaboko, ukeneye ubufasha bwabo mu bintu byinshi. Ariko nanone nk'umuntu, iyo ugeze igihe cyo gushaka, hari ibyemezo wifatira, ntabwo bifatirwa n'umuryango wawe. Gushaka umugabo cyangwa umugore ni icyemezo cyawe ku giti cyawe. Wakunze umuntu, ugeze igihe wiyemeza kuvuga ngo reka tubane, ukamwereka umuryango, atari ukugira ngo baguhitiyemo, ahubwo kugira ngo bamumenye. Iyo rero ubizi ko umuryango wawe ufite uruhare runini mu kuzaguhitiramo, byashoboka yuko ureka gukundana, noneho umuryango ukagukundira ukanaguhitiramo, bakakuzanira umukunzi, bakamugutereka imbere, bakakurambagiriza. Ariko noneho iyo wowe wagiye ku ruhande ugakundana ukagera gute, uzi ukuntu umuryango wawe uteye, icyo kintu nacyo ujye ugitekerezaho. Hari ibintu byinshi cyane imiryango igenderaho. Mu muryango wawe ni biki bagenderaho? Ni ibiki uzi ko bashobora kwihanganira mu gihe uri mushaka umukunzi, mu gihe uri mushaka umugore cyangwa uri mushaka umugabo? Ni ibiki uzi ko batashobora kugira gute kwihanganira? Akenshi nkunze kuvuga yuko urukundo uwo rushatse ruramusanga. Ntabwo ushobora gutegeka urukundo ngo rujye ahangaha. Ariko nanone kwikinga ibikarito mu maso, ugakundana n'umuntu ubizi neza, uzi ikintu famiye yawe itazamukundira, ubizi neza ukuntu wowe uteye, ukuntu uha agaciro ibyemezo cyangwa se ibitekerezo cyangwa se ibyo famiye yawe ishaka, ariko ukarenzaho ugakunda uwo muntu. Ese uzi ko bizahindurwa n'iki? Uzi ko famiye yawe izahinduka ite? Icyo kintu nacyo ujye ukibaza. Kwiyemeza gushaka rero no gushyingirwa ni icyemezo gifatwa na ba nyiracyo, abo bireba, kuko kubaka urugo bireba abantu babiri. Ibihe byiza cyangwa se ibihe bibi muzacamo n'ubundi muzaba muri babiri, umuryango uza kubafasha kubibamo. Hari igihe njya nibaza, iyo umuryango guhitiyemo uwo muzabana n'ibindi byemezo buzabigufatira, amaherezo akazaba yahe? Tuvuge iyo ubyemeye ugashaka uwo bashaka, uwo bagukundiye, uwo bagushimiye, iyo mugeze mu rugo, mu rushako rwanyu hakazamo ibibazo, ninde ushyiraho ikosa? Ni abaguhitiyemo? Baba baraguhitiyemo nabi? Icyo ni ikibazo ugomba kwibaza. Ese noneho iyo wanze kubumvira, ugashaka wowe uwo ushaka, ugatsimbarara cyangwa ugahangana na famiye n'umuryango wawe ko bashaka kushaka, bakaba batamushaka wowe ukamushaka, nyuma mwagera mu rugo ntibigende neza, wicuza impamvu utumviye umuryango wawe, uti n'ubundi bari barabimbwiye. Ese biba bimeze gute? Anga ndimo ndakubaza ibibazo bitandukanye kugira ngo bitekerezeho. Uyu munsi niba ufite umuntu mukundana, famiye ikabita bishaka, ikabita mukunzi, utekereze ukire ku munzani urebe. Gushakana n'uwo ukunda, mwarakundanye, ariko famiye cyangwa umuryango wawe batamushaka, cyangwa se gushakana n'uwo famiye yawe ishaka ariko wowe utamukunda, ikiza ni ikihe? Ikigoye ni ikihe? Icyoroshye ni ikihe? Hari igihe rero bitewe n'amahitamo uhitamo, none ukabaho utishimye, ukabana n'uwo udashaka ariko ukunzwe n'umuryango wawe, ni ukwiyima amahirwe y'ubuzima. Umuryango ukwiye kukuba hafi, ukagushyigikira, ukemera ibyemezo byawe, byaba ibyiza cyangwa ibibi, ukakugira inama aho bikenewe. Kuko no muri Bibiliya bavuga ko umuntu azasiga se na nyina kugira ngo abane n'umugore we cyangwa se abane n'umugabo we, baba umwe. Nta hantu na hamwe uzajyana mama wawe, nta hantu na hamwe uzajyana papa wawe, nta hantu na hamwe uzajyana umuryango ngo mujye gushyingiranwa, mujye kubana. Kwemera umuryango wawe ukakubuza ukunda kugira ngo ushake uwo baguhitiramo, iyo ubyemeye bigarukira hehe? Iyo ugeze mu rugo, abo bantu baguhitiyemo umugore cyangwa baguhitiyemo umugabo, birangira gute? Baza no kugutegeka? Ese ubundi iyo baguhitiramo bagendeye kuki? Njya numva abagendera ku mitungo, kana karatunze ni iki, ariko nanone imitungo itarimo urukundo sinzi niba hari amahoro arimo. Hari abajya bahitamo kubera ko imiryango yabanye. Kera bajyaga bavuga umuntu witwa umuranga. Umuranga akaba ari umuntu uza akagushimira, bakagushimira umukobwa runaka cyangwa umuhungu runaka. Uyu munsi rero ndagira ngo mu gihe turimo tuvuga kuri iki kiganiro, utekereze ukuntu umuryango wawe uteye, utekereze ibyo bagenderaho, utekereze indangagaciro bafite, hanyuma nibiba ngombwa
niba wategeka umutima wawe, niba wategeka amahitamo yawe, uzagerageze gushaka amahitamo agira gute ashimisha uwo muryango wawe niba bishoboka. Nanone kandi niba uzi ko bidashoboka ukagenda ugakubita gutyo ugahita ukundana n'umuntu, utekereze ni gute uzahangana n'ayo mahitamo y'umuryango wawe mu gihe uwo wakunze adahuje nabo cyangwa se batamushimiye. Reka rero dutekereze ni gute umuryango, ababyeyi bawe bakureze bakwanga umukunzi wawe ugatsimbarara ukamushaka nubwo baba babyanze. Ni gute wakwihanganira gukora ubukwe utagaragiwe n'umuryango n'ababyeyi bawe, kuko baragukeneye nawe urabakeneye. Mu gushaka umugore cyangwa umugabo ni icyemezo kikureba nk'uko nabikubwiye wowe n'uwo mwiyemeje gushakana. Ntago birangirira ku bukwe bibibi ngo mugere mu rugo gusa, muzakenera umuryango nawe uzabakenera. Ikindi kintu, iyo mwahanganye mugahangana na famiye, iyo mugeze mu rugo ibibazo bikaba ibibazo, kuko mu rugo ntazibana zidakomanya amahembe. Gushakana no kubana nabwo ni ubundi buzima, nk'uko mu buzima busanzwe habaho ibyiza n'ibibi, bihura n'ibyiza n'ibibi, no mu rugo rero niko bigenda. Iyo rero watsimbaraye ugashaka umuntu famiye yawe idashaka, ugakomeza kucyemeza kuko wamukunze, noneho mukagera mu rugo mukazahura n'ikibazo runaka, ni ibibazo bisanzwe, mutumvikana, muhura n'ibibazo nyine by'urushako, ugatangira ukavuga uti n'ubundi bari barakumbujije, n'ubundi bari barabivuze. Aho ngaho uzaba wibeshye cyane, aho ngaho uzaba urimo umukomeretsa cyane. Wibuke yuko nawe wafashe icyemezo cyawe. Nawe rero mu gihe habaye izo mpamvu, nawe ugomba gufatamo responsibility. Ntiwigire umwere ngo uhagarare hariya ubishyire kuri uwo muntu washatse batamushaka, ngo utangire uvuge ngo bari barakubwiye. Hoya, icyo kintu nicyo ugomba gutekereza nawe wafashe uwo mwanzuro uwuzi. Akenshi rero umuntu ashobora kwibaza ngo niye mpamvu ababyeyi, imiryango ikwinjirira ikakubuza umuntu, cyangwa igashaka ko igushakira umuntu kandi atari bo bagiye kumushaka. Akenshi ababyeyi baba barashatse, baba bakuze, bazi icyo ari cyo kubaka urugo, bazi icyo ari cyo gushaka, bazi icyo ari cyo kubana birenze kuri urukundo cyangwa se ibyo ubona aka kanya. Wasanga nabo ubwabo batarabanye neza. Hari abana badakundana bakagumana kubera inyungu runaka, inyungu z'abana, inyungu z'imiryango, inyungu z'imitungo. Wasanga rero ibyo bakubwira ari byo, uwo muntu mushaka kubana kuko hari uko bamubonye nk'abantu bakuru, kuko barashishoza, sibyo, ni nararibonye, bakaba barabonye yenda ibintu wowe utabona, nk'umuntu ubyiruka kandi uri mu rukundo. Ibaze wowe ngo kuki, ni iyihe mpamvu bakubwira, baguha, banga ko uwo muntu mugiye kubana, badashaka ko mukundana? Ni iyihe mpamvu? Icyo ngicyo nicyo kibazo nyamukuru ugomba kwibaza, kuko hari igihe bakubwira turiya mukobwa cyangwa uriya muhungu, hoya, ariko se bakubwira impamvu. Izo mpamvu se iyo uzishyize ku munzani urazibona nawe urazitekereza? Ni iyihe mpamvu barimo bagera gute barimo bamwanga? Icyo rero mbitekerezaho, niba ababyeyi bawe bakubwiye ngo reka ntuzashake uwo muhungu cyangwa uwo mukobwa, ntabwo ukwiriye kubarakarira ngo uyivumbure, ubange, ubavuge nabi, muhangane, mutukane. Oya, ahubwo ukwiye gucisha bugufi, ukagenza gake, ukabaza impamvu, kandi ukabasaba ko bakubwiza ukuri, ntibakubeshye cyangwa ngo bace ibintu ku ruhande. Bakubwira impamvu, banze uwo mukunzi wawe, bakubwira ukuri, babwira uti uyu muntu nari namukunze, kumwanga cyangwa se kumureka bizatuma mbabara. None babyeyi beza, niba kuko ari urukundo, niba munkunda, mumbwize ukuri, kuki uyu muntu mumwanze, kuki uyu muntu mutamushaka. Ibyo bazakubwira kuri uwo mukunzi wawe rero ari ibintu byakosorwa, ukwiriye kubiganiraho n'uwo mukunzi wawe, atari ko asanzwe ateye. Tuvuge niba ari umuntu uganira, kuko yageze ahantu agatinya, akagira isoni cyangwa akayurwa ukuntu yifata, ugasanga yacecetse. n'urugero, yagenda bakavuga turiya mukobwa arasuzura cyangwa uriya muhungu ariyemera. Ni ikintu ntekereje kije gutyo. Ahangaha ibintu bakubwiye ni ibintu bishobora gukosorwa, ni ibintu ushobora kubwira umukunzi ukamubwira ukuntu bakubonye. Ese ushobora gufata famiye yawe ukabwira uti yenda mwamubonye bwa mbere, reka muzamubone ubundi buryo, murebe ko ariko akimeze, gake gake. Ibintu bishobora gukosorwa, sibyo? Usubira imbere y'ababyeyi bawe babwire ko waganiriye na sheri wawe, ko hari ibyo mwakosoye, ko wiyemeje kubana nawe. Wongere wicare ubwire ababyeyi bawe impamvu ari we wakunze, kandi ukabashaka kubana nawe byanga byakunda. Witware nk'umuntu mukuru ugiye kubaka urugo, ariko nanone werekane ko wubashye ababyeyi wawe, werekane ko wumvisha ibitekerezo byabo, ukaba ugiye kubiha agaciro. Hari igihe usanga umuhungu n'umukobwa bahuye bagakundana, bagafata ibyemezo byose cyangwa se bagapanga ibintu byose ku buryo kujya kwerekana umukunzi ku babyeyi biba nyuma.
hakabaho ko ababyeyi bashobora kwanga uwo muntu wawe, ugasanga nta mwanya uhagije wo kuganira no kumvisha ababyeyi bawe ko bamaze gufata icyemezo, ahubwo hakabaho ikintu kimeze nko ugahangana n'ababyeyi cyangwa se ukabarakarira ngo ntibagushyigikiye kandi ibintu ari wowe wabyiteye. Ufite umukobwa mukundana, ufite umuhungu mukundana, ni gute ugenda mugakundanira iyo nta na rimwe wari wamuzana iwanyu ngo bamurebe? Kuki ubibahisha se? Nuko nta gaciro bafite? Kuki noneho nyuma ufashe icyemezo cyo kubabwira ko ufite ubukwe? Icyo kintu mujye mugitekereza. Abajene urubyiruko rwo muri iyi minsi muragenda mukihererana ibintu, ufite bakuru bawe, ufite ababyeyi, ufite abashangazi, ufite ba so wanyu, ufite bande, warangiza ukazaza ubaturaho ibintu bashyiramo akantu ngo barakurushya ngo gute se? Niyo mpamvu rero mu gihe bitangira, mu gihe ubona iki, tangira umuzane. Hari n'abandi rero bitewe n'imibanire cyangwa uburyo babanye n'iwabo bahitamo kureka umukunzi ngo batiteranya n'iwabo kandi imyiteguro yari igeze kure. Iki kintu njya nibaza, biba ari byo koko cyangwa ni kwa kundi wanga gufata responsibility ngo ubwire umuntu ngo uramwanze, uba umugabo uvugisha ukuruvuze uti ndakwanza, ahubwo ukitwaza ku famiye. Aha rero ujye umenya yuko iyo ubikoze biteza agahinda, biteza imibabaro ku mpande zombi. Iyo habayeho gushakana kandi wanyu barakubujije bikagenda nabi, sinakubwiye, twari twarakubwiye, uzazumva kenshi, rimwe na rimwe ukicuza impamvu utabumviye. Kandi nabwo iyo ubumviye ukareka uwo wakundaga ugashaka uwo bakunze, nabyo hari igihe bitagenda neza, n'ubundi ukicuza. Ku mpande zombi rero kwicuza ntago kwabura. Niyo mpamvu uyu munsi nkubaza ngo wowe uhagaze nk'umuntu ugiye gushaka, urakunda ushaka uwo wakunze cyangwa urumvira ababyeyi ushaka uwo bakunze? Ku mpande zombi byose bibaho. Mushobora gukundana bikagenda neza hose, mushobora gukundana bikanga, ku mpande zombi byose ukicuza. Ahangaha rero nsoza, ushobora kwibaza uti se ababyeyi nibo bakwiye kuguhitiramo uwo ukunda? Bakwiye kwemera uwo ukunda cyangwa ukamwanga? Oya, ababyeyi bawe ni ingirakamaro, nongeye mbisubiremo, ni ngombwa mu buzima bwawe. Iyo uteye imbere barishima, iyo ubabaye birababaza, iyo wubatse urugo rukagenda neza barishima, iyo wubatse urugo rukagenda nabi birababaza. Ni ukuvuga ngo rero wubatse urugo rwiza bizabanezeza. Niba uzi ko bafite ijambo rinini mu guhitamo kwawe, nawe ukwiye kubashyira muri gahunda zawe hakiri kare ugitangira. Ntubashyire imbere y'ibikorwa byarangiye, ntubashyire imbere y'icyemezo wamaze gufata kandi ubizi ko bashobora kugihindura. Niba ukundanye n'umukobwa cyangwa n'umuhungu ukumva igihe kirageze ko mubana, mbere y'uko mwe mufata icyemezo cyo gutangira gutegura ibintu bimwe musigaye mukora byo gutera ivi, banzu bibazi wanyu ubibereke, kuko ubizi ko bagufatira ibyemezo. Icyo ngicyo nicyo nakubwira. Ugira ibihe byiza.